Umupasiteri yagiye gusenga maze anyura ahantu bari kubaga inka yakubiswe n'inkuba. Nuko niko kujya kuzana indobo maze abwira ababagaga ati mumbikire ibiro 5. Nuko arikomereza ajya gusenga. Nuko igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana kigeze, nuko abwira abakirisitu be ati ngaho mufate indobo zanyu murambure ibyakubiswe n'inkuba ibiro 5. Umusore yahuye n'umukobwa maze umusore abwira umukobwa ati ufite amaguru meza. Nuko umukobwa abwira umusore ati murakoze. Nuko umuhungu abwira umukobwa ati none se ayo maguru yawe wayita amazina? Nuko umukobwa ati nta kibazo. Nuko umuhungu ati akaguru kamwe ndakita Noheli, akandi nkise Bunane. Nuko umuhungu abaza umukobwa ati none se wazaretse nkagusura hagati y'Ubunane na Noheli? Umugabo yagiye kwivuza kwa muganga. Agezeyo nuko dogiteri aramubwira ati ba wicaye aho ngaho ndaza ngufashe. Umugabo ati nta kibazo rwose. Nuko igihe kigeze cyo kwakira uwo mugabo, dogiteri abaza umugabo ati none urumva urwaye gute? Nuko umugabo niko kugira ati njye mfite ikibazo cyo kurangiza kurya nkahita mbura apeti. Abagabo bari mu kiraka maze bagezemo hagati niko guhamagara bosi wabo bati bosi ngwino tukubwire ibintu byihutirwa. Nuko bosi wabo araza ati mumbwire icyo mushaka abakozi ba. Nuko abagabo bati bosi imbaraga zo gushira ziri gukora.